urebe neza uko biraza kuba bimeze. remove nkanzeho ubu ngubu urabona yuko rwose imaze kuba yavamo, hanyuma bagahita bakubwira ahangaha hasi gutya, ahangaha hasi gutya barahita bakubwira ngo add device wango iki aha baba bakusaba ko wongera ukaba washyiramo indi passkey. Umutahira TV, Shuti bakunze Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi, mbabwire nti ibyiza bikomeza kuganza ibibi. Kuri munota rero ndagira ngo twongere tuganire kuri passkey cyangwa se passkey bitewe n'uko tubyita cyangwa se uko tubisoma. Aka ka notification abantu benshi barakabonye, ariko abenshi n'uyu munsi ntaramenya ngo passkey ni iki cyangwa se ikora ite, umuntu yayikoresha gute, ku buryo hari na video nakoze ibyerekana ariko abantu bakavuga bati ntago wabitweretse. Rero muri mu by'ukuri passkey cyangwa se passkey iyo uyikoze cyangwa se iyo ushaka kujya uyikoresha muri iri koranabuhanga cyangwa se kuri platform ya Pi Network, kuri app ya Pi Network muri account yawe, ni ukuvuga ni urufunguzo rusanzwe ruba muri telefone yawe urwo ukoresha. Ubwo ni ukuvuga ngo ku bantu bakoresha telefone zifite kamera imbere, mushobora kongeraho isura. Abantu mukoresha telefone zifite ino sensor y'igikumwe cyangwa se ya fingerprint, mushobora nayo kuyongeraho. Mu by'ukuri iyo urebye usanga kuri telefone dukoresha habaho imfunguzo dushobora gukoresha, ni ukuvuga ngo mu mfunguzo dukoresha urwa mbere ni ukuba wakoresha fingerprint ku bantu bafite telefone zifite fingerprint, urundi ni ukuba wakoresha isura ku bantu bafite telefone zifite kamera y'imbere, urundi ni ukuba wakoresha pattern, bya bindi bwa buryo bita pattern bwa tudomo tuba turi kuri telefone kuri screen yawe, ukaba wabifungura ukoresheje pattern. Ikindi ni ukuba wakoresha password. Password ni ukuvuga ni ijambo ushobora kwandika muri telefone yawe, wenda ukandikamo ijambo iryo ari ryo ryose wumva ushaka, yaba izina ryawe, iry'undi muntu cyangwa iry'umusozi. Ikindi ni ukuba wakoresha imibare, ukandikamo 1 5 4 2 8, ukandikamo 8 4 3 1 gutyo, bitewe n'imibare wumva ushobora gufata mu mutwe ushobora kuzajya ufungura. Iyo mibare rero niyo izaguhindukira passkey kuri Pi Network. Kugira ngo rero tubikore, n'ubundi n'abantu bamaze kuba bakora iyi passkey, birashoboka ko n'ubundi namwe mwakora ibingibi kandi mwarakoze passkey. Passkey iyo wamaze kuyikora ushobora no kuyikuraho ugahindura ugashyiramo iyindi. Nk'iyo umuntu ahinduye password muri telefone, nubwo na passkey igomba guhinduka uko byagenda kose. Ariko ahangaha ho ushobora no kuba wayisiba ugashyiramo indi. Tuvuge urugero, wenda wakoresheje igikumwe urashaka gukoresha isura, cya gikumwe uragisiba ugenda ugiye gukoresha isura. Wakoresheje pattern urashaka gukoresha igikumwe, urasiba ya pattern ugenda ushyiramo igikumwe, cyangwa se ukoresheje igikumwe urashaka kugisiba ushyiramo pattern. Kugira ngo rero tubikore bigenda gute, reka nkwereke uko bigenda, sobanukirwe neza ibigendanye na passkey byose uko byakabaye. Ikintu rero tugomba gukora cya mbere ni ukwibuka yuko iyo tugiye kujya kuri passkey tugomba kunyura kuri utu turongo dutatu. Ahangaha niho tugiye gukanda, hanyuma dukomeze n'ahandi bitujyana, turebe dukore kuri utu turongo dutatu. Niba tumaze gukora kuri utu turongo dutatu, turabona ahantu ahangaha hasi handitse profile. Ubwo ni ku bantu bamaze kubikora, ku batarabikora, ku batarabona notification nibo ntabwo birakunda. Ku bantu batarabona iyi notification ntabwo birakunda, ariko ku bantu bayibonye wabikora cyangwa se utabikora, ahangaha wahanyura ukagira uko ubigenza. Reka tunyure kuri profile ahangaha,
dukandeho, turahita tuzamura gutya, turasanga bya bintu bigiye bitandukanye, ariko twebwe icyo twishakira ni passkey cyangwa se passkey nk'uko abantu babivuga mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'uko mubisoma. Ahangaha iyi niyo ya passkey, noneho ahangaha ni manager. Wa manager ni umanaginga nyine iyo account, niwe manager wayo nyine uyikontorora. Ushobora no kubimanaginga ushaka guhindura iyi passkey ugashyiramo indi, kuko iyi urabona ko yabaye added, irakora. Ariko ushobora kuvuga uti nashyizemo igikumwe, ariko noneho ndashaka gushyiramo pattern cyangwa se ndashaka gushyiramo iyi sura kuko face, kuko ariyo nsigaye nkoresha kuri telefone yanjye. Ahangaha icyo wakora ni iki rero, kuvuga ngo tugiye guhita twinjirira ahangaha kuri manager. Ahangaha twinjire kuri manager. Ahangaha tumara kwinjira kuri manager, turareba igikurikiraho, dukanze kuri manager. Ariko ku bantu batarabona, ku bantu babibonye ntibabikore, reka ako nikancike manze nkavuge. Ku bantu babonye iriya notification bakagira ngo ni scam ntibayikore, ahangaha gutya bazasanga handitse not added, hanyuma ijambo rizaba ryanditse ahangaha naryo niryo ushobora kwinjiriraho kugira ngo ujye kubikora. We nujya kubikora bazahita bakujyana ukimara gukanda kuri ririya jambo rizaba ryanditse ahangaha. Ubwo ndavuga wowe wabibonye ntubikore ugira ngo ni scam, uzasanga ijambo ryanditse ahangaha niryo uzinjiriraho, add. Iryo jambo riba ari add, niryo winjira. Numara kuryinjira bazakujyana gushyiramo password, niho bazahita bakujyana. Numara kujya gushyiramo password uzashyiramo password. Numara gushyiraho password yawe ufunguza Pi network, uzahita usabumitinga. Numara gusabumitinga bahite bakubwira gushyiramo passkey. Passkey ntago igoye, nta nubwo ari wowe uyicreating cyangwa se uyirema, ahubwo niyo uba usanzwe ufunguza muri telefone yawe. Ku bantu badafite rero urufunguzo muri telefone sinzi uko bigenda, gusa muribuka nko muri Delta, ku bantu badafite urufunguzo muri telefone hari ibikorwa bitabasha gukunda kubera ko badafite urwo rufunguzo kandi basabwa kurukoresha. Aha rero nuko nguko bikorwa. Hanyuma reka twicirire hano kuri manager turebe uko ibintu ahangaha bihagaze. Turabona yuko tumaze kugera ahangaha tugeze ahantu batubwira ngo manage devices. Iyo bavuze device ni iki gikoresho cy'ikoranabuhanga, yaba machine, yaba telefone, yaba n'ama watch y'amasaha akoresha ikoranabuhanga ameze nka telefone, nayo ni device, electronic device. Hanyuma bakakubwira ko ahangaha iyo dukoresha ahangaha ni Android phone. Hanyuma ikindi ugomba kumenya nuko unyuze ahangaha waba ugiye gukuraho ya passkey washyizemo, ukaba ugiye gukora iyindi. Iyi passkey washyizemo ugiye kuyikuramo ushyiremo iyindi. Ubu ni uvuga remove ni ugusiba cyangwa se gukuraho ibyo warakora. Tugiye kuyirimovinga rero, ahangaha tugiye kuyisiba. Nitumara kuyisiba twongere dukore iyindi dushaka gukora. Tugiye gukanda kuri remove, urebe neza uko biraza kuba bimeze. Remove nkanzeho, ubu ngubu urabona yuko rwose imaze kuba yavamo. Hanyuma bagahita bakubwira ahangaha hasi gutya, barahita bakubwira ngo add device. Wango iki aha baba bakusaba ko wongera ukaba washyiramo indi passkey. Waba utabishaka ugahita uza ukikandira ahangaha ukarekera ahangaha. Ariko sinumva ko hari umuntu utakwishimira kuba yakinga inzu ye cyangwa se ububiko bwe mu gihe icyo ari cyo cyose. Ushaka kutakinga nyine
utagira umutekano ubwo wakanda hariya, ariko ntekereza yuko nta muntu utifuza kugira umutekano kuri account ya Pi Network. Aha rero tugiye gukanda ahangaha hasi kuri add device, hanyuma turebe igikurikiraho. Dukanzaho gutya, niba tumaze gukandaho barahita batuzanira ubu buryo bw'ahangaha batubwira ko tugomba gushyiramo password. Ahangaha tugomba gushyiramo ya password yo muri Pi Network. Buri muntu wese azi password yo muri Pi Network. Umuntu wayibagiwe ashobora guhita anyura ahangaha agakora indi password. Naberetse mu mavideo agiye atandukanye uko umuntu acreatinga cyangwa se updatinga password, sinzi niba mubyibuka. Iyo rero unyuze ahangaha uba ugiye kubikuramo, ariko ntabwo twebwe tugiye kubikuramo, ahubwo twebwe tugiye guhita tunyura ahangaha twandikemo password yacu. Nitumara kwandikamo password yacu turahita dusubmitinga ahangaha, dukanda kuri continue. Ahangaha reka tubanze twandikemo password, hanyuma turebe igikurikiraho. Ahangaha urabona ko password namaze kuyishyiramo neza. Niba namaze kuyishyiramo neza, hari ubu buryo bakwereka ko ugomba guhita unyura ahangaha. Urabona ko ya continue yahise iba ya move rwose, nkuko njya mbibabwira bigomba kuba bimeze, yahise iba move. Ni ukuvuga ngo tugiye gukanda continue ahangaha, hanyuma nitumara gukanda continue baratwereka ikindi kigiye gukurikira. Dukande continue tujyane kugira ngo buri wese amenye uko bikorwa. Tugomba kumenya ikoranabuhanga, tukamenya uko buri kimwe cyose gikorwa, kuko mu minsi iri imbere tugiye kuzajya twikoreshereza ikoranabuhanga ryonyine. Ahangaha barakwereka manager w'iyi account nyine, ariko bakakubwira ngo create a passkey. Create a passkey ni ukuvuga gukora iyo passkey, hanyuma bakakubwira ko ugomba guhita unyura ahangaha enter your password. Ugomba guhita unyura ahangaha kuri continue. Ugomba guhita unyura ahangaha kuri continue kugira ngo ukore ibingibi bigenda bikurikiraho. Reka dukore ahangaha kuri continue turebe igikurikiraho. Ndibwira yuko buri wese arimo gukurikira atazacikwa. Dukoze kuri continue. Yes, aha nyine nkuko tubireba ahangaha turabonamo uburyo bubiri bwo kuri imfunguzo. Turabonamo ahangaha ho gukoresha igikumwe, tukabona naho gukoresha pattern. Turamutse dushatse gukoresha pattern ni uguta dukora ahangaha, hagahita hazamo uburyo bwa pattern, hanyuma akaba aribwo dukoresha. Turamutse dushatse gukoresha fingerprint, duhita dukora mu mwanya wa fingerprint muri sensor, tugahita dukoresha fingerprint. Hanyuma ubwo ni ukuvuga yuko niba uramutse muri telefone yawe ukoreshamo password y'ibya bindi by'ijambo, wenda waranditsemo ijambo runaka mu buryo bwo gufungura device yawe, ushobora kuba ariyo ukoresha ku bushake bwawe, cyangwa se ukoresha pattern wayikoresha, nubwo bwahita bwozamo ubwo buryo bw'icyo ukoresha muri telefone yawe. Niba dukoresha face muri telefone yacu, harahita hazamo bwa buryo bwa face. Ubu ni ukuvuga yuko kuri iyi device dukoresha fingerprint na pattern gusa byonyine. Ni ukuvuga rero haramutse ukoresha uburyo bwose bubaho bw'imfunguzo zifungura device yawe, yaba ari fingerprint irazamo, pattern irazamo nk'uko ahangaha byajemo, ubwo nizo dukoresha ahangaha zonyine. Noneho n'ubundi buryo bundi bubaho, tuvuge niba muri telefone yawe ukoreshamo na face, nayo irazamo, uburyo bwa face nabwo burazamo, ndetse n'uburyo bw'ijambo nabwo burazamo, ukoreshe icyo wumva ushaka. Aha rero dutinze kubikora, batubwira gutya, ariko buriya nagomba guhita nkora kuri fingerprint cyangwa se kuri pattern bigahita bikunda. Aha nako tumaze umwanya munini tutari kubikora, niyo mpamvu bahise batubwira gutya, ariko reka twongere tubisubiremo turebe. Yes, aha nyine uku ubireba ni kwa kundi tugiye guhita dukora kuri fingerprint, turakora kuri sensor yacu, hanyuma tube dufunguje fingerprint, aba ariyo tuzadufunguza, aba ariyo yiswe passkey. Hanyuma iyo umaze kubikora bahita bakwereka yuko ahangaha hari handitse add, haje manager, ahangaha hari handitse not added, haje added.
ukaba wabitunganyije. Mu gihe niba utabikoze, ubwo ni ukuvuga yuko niba utageze ku rwego rwo gushyiramo iriya passkey, barakwereka ko ahangaha hari add, ahangaha hari not added, nk'uko nyine mubireba uku nguku. Ngayo nguko rero uko ushobora kubyikorera, ukaba wikoreye passkey yawe, akaba ari uzajya ufunguza muri Pi network kuri device uzaba urimo gukoresha. Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kuri channel yacu Mutera TV, reka ngusabe kore sub kuri channel yacu Mutera TV, ugire gutya ukande no kuri kariya gakumwe kugira ugaragaze yuko udushyigikiye. Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Bye bye.